byaraho njya mbikora none urumva abantu benshi baradutse none undi akamusubiza atari ko umugabo uri kumutukira ubusa ntabwo yavuze Theogene nabi subira urebe ikiganiro no ku mpanuro hariho comment zintukagura zivuga ati iki kigabo kirabaza Theogene ati biri igipagani nacyo cyanze kwihanura ariko s'il vous plaît Theogene ni umuhanuzi w'Imana mbisubiyemo yahamagawe n'Imana yatumwe n'Imana nje nabibajije Imana mu minsi 21 nasenga ndi ibi bintu nimubyiteho cyane ni umuteguro wanjye ibi bintu byabaye n'Imana ari yabiteguye ni nayo mpamvu ahubwo rya jambo babantu bakunda gukoresha ngo Uwiteka yarantutse ndashukika bakoza amanyanga yabo nigeze kwiyumva n'umuntu abesha ariko si Uwiteka ari wamuvuze wari wamushutse ariko aho nare bivuga Uwiteka niwe wafunze ibitekerezo bya Theogene kugira ngo iki kintu kibe muhure kugira ngo iki kintu kibe niwe wabishatse kubikora abantu bibyimbye umutwe bireba Theogene ngo kuki bamwe baza ngo kuki tari umuhanuzi ko atabanje kubaza Imana yari yamufunze ibitekerezo yo ku giti cyane nabo bari kumwe bose irabafunga kugira ngo atagira ubyitaho yashakaga iki rero Imana yashaka ko mura na Theo kuko nta yindi systeme bura nayo nawe yari kuzagaragara Theogene yasanga aramuvuze neza akabyumva ari kuvuga ati okay Imana yarantumye ari kindi ari kubabaza ariko ibi byatumye duhura kandi tugiye gukorana umurimo ukomeye cyane ikiganiro ntago nigeze mutondagira nacyo bakibuke Vedaste burangiye iyo uri imbere ya kamera ndagutumbira uburyo urimo uvuga imyitwarire yawe confidence ufite ndagukonegita nkamenya imbaraga n'amavuta uri gukorana nabyo iyo ari icyokere ndakumenya iyo uje gutwika ndakumenya iyo ukeneye kwandika izina ryawe ndakumenya mu by'ukuri nk'igifungura direct nahise mbona ikosa ku muntu wa ceditinze ishe mu by'Imana ikikwereka ko jya na Theogene turi mu mwuka w'Imana nuko tutagonganye kuko uko ibintu byari bimeze bamwe bari bahamagara ati ngwino wongere umutikure ngwino umutikure dorakuzamutseho kandi wamuvuze ibintu byiza namwe ngeze njya nikurana uko yabigenza kose arimo arakorera data nzamushyigikira asegera na Theo Imana izaduhishura abagenti hanyuma ababahagarariye bo ndabazi hanyuma tuzabavuga ambwiye ngo uri mu bantu Imana igiye kuzamura vuguvugu muri iki gihugu vuguvugu sinzi vuba vuba ugiye kuzamuka vuba utungura abantu Imana yambwiye ngo kubera ibintu abantu bari kugukorera bitumye gushyigikira kurenza uko bari kuzagushyigikira ibi byumvikane neza bitumye itanga izindi mbaraga itari yagemye kuzaguha kandi irambwira ngo uhereye uyu munsi ntuzongere kujya uza imbere ya kamera ngo kubwira umuntu jya umuhamagara umubwire ngo nkugize gutya izajya ihita ijya kubimukora genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ibihe byiza cyane mwese rero abakurikiye ibiganiro byacu tubaye ikaze amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese aho udukurikiye uri muri byose urimo urakora tugushimire cyane ko wahisemo gukurikira ibiganiro byacu reka tugusabe ukande subscribe kugira ngo udushyigikire muri uyu murimo utoroshye cyane dukora cyane muri byose ndabakunda kandi murambifuriza ibyiza ari nayo mpamvu mu byo dukora byose duhora turwana ishyaka byo kugira ngo twubake umurimo wa data ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye guhura n'aba bagabo bombi nishimiye guhura na Theogene umuhanuzi abantu benshi cyane baramuzi ndi kumwe na Prophète nanone n'abahanuzi babiri n'umunyamakuru Yesu ashimwe Vedaste Yesu ahimbazwe meze neza cyane ndashimye ufite ubwoba ibintu bikuyera bansuriza uwo mugabo ngira ubwoba mfite inzara gusa ugira ubwoba inzara n'idera ubwoba yonyine bansuriza uwo mugabo mweceranye Yesu ashimwe Yesu tutoza gusuza yazifite ahanuzi amafuti yahuye akamenyana amahoro Theogene amahoro y'Imana suhuriza na Gitera cyangwa n'ikibimutera muhobere cyangwa muri kiganza uko byari byose akamuhobere agenda akijijwe
Samu gakire. Aya mavuta yawe nayo ku kamera. Fata amavuta y'Imana mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana cyane rero ko tugize umukiro wo guhura muri buno buryo. Ni iby'igiciro gikomeye cyane kandi twizeye ko ibyo tugiye kuganirira aha ngaha byose atari inyungu zacu ahubwo ari mu buntu bw'Imana n'inyungu z'ijuru. Siko bimeze. Vedaste reka tubanze tugusabe udushyire imbere y'Imana tubanze tugire kino kiganiro n'abantu turi kumwe aha ngaha n'abadukurikiye mwese muturisha imitima kugira ngo dusabe Imana ize kubara natwe muri aka kanya tugiye kubamo. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware n'ubushobozi, ushobora byose ntacyo warogoye umugambi wawe kandi imigambi yawe ari myiza kuri twe. Turagushimiye kuko wateguye umuteguro ukomeye ucishije mu nzira zikomeye zagoye abantu ariko we bitakugoye. Turagushimiye rero n'ubundi udushyigikire gahunda zose zibera hano zibe mu bushake bwawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu ashimwe icyubahiro kibe icyubona w'inama duhimbaza izina rye nari mbohe ya sata none Yesu arahohora Mufashijwe. Nukuri ni byiza cyane imvura rero ariko imvura iguye aha ngaha nubwo idutindije ariko itumye tugira n'akandi kanya keza kugira ngo tube tuganira mu buryo bwiza cyane nk'ubu ngubu. Mu buryo tugiye kuganiramo kino kiganiro yenda mbere ko tuza kukinjiramo hari byinshi cyane cyasago tuzakugarukaho ariko hari akanya ngire ngo ku kiganiro cyatambutse ejo bundi wagize akabazo ni munyemera tubaze tubivugaho gatoya kugira ngo nze kubinjiza mu cyo twateguye uyu munsi kiriho tugomba kuganiraho ariko kiza kuganira cyane ku ijambo ry'Imana ko turi kumwe n'abahanuzi turi kumwe kandi murabavugira Imana muravuga ubutumwa. Ndashaka ko umwanya munini cyane turaza kwibandaho cyane bijyanye n'ibihe turimo ndetse n'ibintu bigenda biza bihindagurika ariko aka kanya mu buryo kugira ngo ibintu bigende neza nishimiye ko mpuye n'abantu bagabo bombi n'ubwa mbere nishanye na Theogene reka ngire gutya. Yesu ashimwe. Nukuri turahuye kandi nizeye ko tuzakomeza guhura n'ibindi bihe byose mu buryo bumwe. Reka mbanze mvuga icyanjye rero sasa rero nakoze ikiganiro n'umuvandimwe kubatse mikoro Kamanzi ufate mikrofone. Ni umuntu akunda mikoro rero ahora ashyugumba. Mikrofone yarindi kure. Murabajya bakuneze. Mikrofone yarindi kure. Ya nakoze ikiganiro ahanini cyane Prophet Vedaste amwe ko aramaze iminsi itari mikeya cyane asenga asobanuza Imana bijyanye nuko hari byinshi cyane yabonaga biri kugenda binyura kuri zino mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube abantu bashidikanyaho cyangwa se abantu baza bagahagurukira bigatuma hari amakosa amwe namwe bakora batazi ko bari gukora amakosa. Aravuga ati reka ntange umuburo kuri aba bantu. Aravuga ati ndaza kwibanda cyane kuri uyu muvandimwe Vedaste cyane cyane ko niwe byaturutseho byagiye binagaruka ku bibazo bitandukanye twagiye tuvuga. Vedaste aza kugaruka kuri uyu muvandimwe Theogene ati abantu mwitondere Theogene. Bishatse kuvuga ngo hari uko Imana yari yamutangaje bihurirana cyane cyane ko abantu benshi cyane bagenda bafise umugabo ni Imana yamutumye ese bimeze bite ariko abantu benshi cyane bagiye bavuga ati mu buryo Imana yamutumye uyu mugabo ni Imana koko kuko nibyo yagiye avuga ntibagiye batinda bimwe kubibona ndetse nibyo agenda avuga bari ibintu byumvikana neza ko ari umuntu uri mu murongo mwiza. Mu gukora intro y'ikiganiro tugira ukuntu tubyaranja byaje no gutuma hari abantu benshi cyane byacumuje ariyo mpamvu nsabye imbabazi mu ruhande rumwe kubera ko hari ukuntu umuntu yumva intro ntiyumva ikiganiro cyose bigatuma tugaragara nkaho twatumye hari amakosa amwe namwe akorwa. Ntabwo nabikoze ngamije ko hari amakosa araza kuba nabikoze ngamije yuko ntera amatsiko intro ibenya nkurura amatsiko abantu baze kumva icyo kintu. Abantu bitonda mwitondere uyu mugabo Theogene simuzi ndanahura nawe kuki bagomba kumwitondera byagombaga kusangwa mu kiganiro. Ubuhanuzi bwa Pastor Mutesi nabyo byajemo muri ubwo buryo. Umugabo witwa Samu Gakira wo kwicaraza abagabo babwira ati tuvuge Imana ati bavuze ngo bakwitondere Samu saba imbabazi imbere y'ibindi byose nanjye zanye ndazisoje. Theo kwanza kamanzi sabe Theogene aho hantu ho gatoya sinzi niba uko ubyumvishe ko niwe hanini cyane ndigarukaho n'abakunzi bawe n'abantu b'umurimo w'Imana muri rusange bishobora kuba byarateje zino zagarazagara byabyaye ikibazo. Theo view yawe kugira ngo wenda Samu Gakire nabaza kugeraho kuko ni byiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Murakoze nkunda kubwira abantu ngo nta mikino ngira
I'm serious 100%. Abanyamakuru mukosore amakosa mukunda gukora mu biganiro mukora. yego Urabona niba wanditse ngo umuhanuzi Theogene yaguye mu mutego, hagahita ufungura ijambo rivuga ngo abamwirinda bamwirinde, emerera imbere y'isi yose n'abanyarwanda n'abanyamakuru natwe nk'abahanuzi ko wedutinze ikiganiro nabi, hanyuma tujye twaganira turi muri moto. urakoze cyane. Aho ngaho ku ruhande rwanjye ku cyo ndi kuvugaho ntabwo mvuga ko nacyeditinze nabi cyangwa se neza, yena bijyanye na cadre y'uko ikiganiro cyari giteguye. Gusa habayemo ayo makosa ashobora kuba hari abantu bamwe cyangwa abandi babibonye amakosa, kuko nk'iyo ukurikiye n'ikiganiro abantu batajya bumva ikiganiro bahita babibonamo amakosa. Kuko nicyo kintu nahereye mvuga, abantu bashobora kuba hari abantu benshi cyane byagushije, cyane cyane ko byanatumye Samu akugusha muri wa mutego wo kuvuga ngo ibi bintu wabyumvishe gute. Oya ese birasobanurwa. Okay Samu, yes ashimwe. Yes ashimwe cyane. Yes ashimwe cyane. Abantu ahimbazwe cyane iteka. Yegereze mikoro kugira ngo ijwi rize kumvikana cyane. Ahimbazwe iteka ryose. Ngira ngo ni nayo mpamvu nemeye nubwo byari bingoye nkaza kuboneka muri iki kiganiro. Nuko nabonye hari abantu bagiye bampamagara bari hirya no hino, banyita gashoza ntambara, banyita ko nateranyije abakozi b'Imana, ko nta murimo w'Imana nubatse wungukirahe. Ngira ngo iki kiganiro impamvu nje kugikora no kugira ngo nsobanure neza abantu bumve ngewe 100% n'Imana yo mwijuru irabizi muri ibi bintu, muri kino kiganiro cyababonye ndumwere. Ibyo nabivuga nshingiye kuki? Umunsi ikiganiro gikorwa, yego, ngira ngo twe twaje hano tuje gukora ikiganiro nkuko bisanzwe. Theogene nasanze hano nawe yari afite ize gahunda aje gukorana n'uwo basanzwe bakorana ku Musaraba TV. Nepo bimeze bite? Nepo. Ngira ngo nazanye n'umuntu bita Adrien na Jerry tuza hano. Tukigera hano twasubije Theogene nk'umuntu nyine dusanzwe tuzi cyangwa se dukorana ibiganiro bimwe na bimwe. Ariko nta gahunda yo gukorana ikiganiro yari ihari. Theogene ati numvishe hari umuntu wanyihaye ku mpemburo. Abantu babyumve neza yabanje no kuvuga impemburo. Yego. Turavuga ati impemburo ya Vitali ntabwo iri gukora. Ubwo ni impanuro. Yego. Tujya ku mpanuro. None kubyumva ngira ngo nawe ni nk'umuntu wari wamuhamagara aramubwira ati ikiganiro kiri ku mpanuro. Yego. Bakuvuze. Afunguye yumvisha introduction nyine nk'umuntu wese wayumva nka kara gace kose. Yego. Ahita nyine ahita agira umujinya, kandi n'umuntu wese byamubaho wumvisha umuntu aje ntumuzi ntakuzi, atangiye kukurwanya, atangiye kuvuga ko abantu bakwirinda. Rimwe ho biri abiri no mu mategeko biri mu makosa kura no kwangisha umuntu abaturage kuvuga abantu bakwirinde se. Yavuze bamwitondere. Bamwitondere. Uzi kwitonda amwitondere Theogene kuko ashobora kumusitaraho bikamukoraho mu yandi magambo. Muri kwa kweditinga nkubwije ukuri kira kiganiro nacyumvishe mu gitondo ari uko umaze kumpamagara, umaze kumbwira ngo ntabwo wigeze umuvuga nabi. Nje nibyo bya comment by'abantu bagiye bavuga ngo nateranyije abakozi b'Imana, ntabwo nge njya nirirwa mbijyamo kuko biriya ni ibintu ushaka kujya kureba bikagukura mu mwuka cyangwa mu mavuta rimwe na rimwe, cyangwa bikakwicira akazi bigatuma utekereza ibindi bintu. Ikintu cyabayeho nuko batwumvishije ako gace gato, intro niyo twumvishe gusa. Ndagenda njya gukorana na Adrien hariya. Yego. Ariko nasize mbwiye Theogene ati turaza gukora ikiganiro. Bivuga ko Theogene tutari dufitanye gahunda yo gukorana, yarayifitanye na Nepo ku Musaraba. Burivanze. Ntabwo nivanze. Waratumye neza. Nari mfite gahunda yo gukorana na Adrien, musaba ikiganiro. Nashoboraga kumukoresha Nepo amaze kumukoresha. Maze gukoresha Adrien nsanga bateye kamera batari batangira gukora. Yego. Duhita duteraho kamera ngiye na Jerry. Biba ngombwa ko ari nge muntu uri bubaze. Ariko ni nkoresheje ya intro
nyir'ubwite yanyumvishije y'umuntu mbabarire kuri uri iyi intro, kumuvuga ni ukuri. kuko ririya jwi ryaturutse muri telefone ya Tojene niyo twakoresheje ni nawe wabinyumvishije kuko nawe bitewe n'uburyo yari yagize umujinya ntabwo yashatse kumva ikiganiro cyose ahari ashaka kuba yaratekereje ko ibiri inyuma ari byo binini bikaba byamusteresa wenda wamusenyaguye akanga kwirirwa yumva ikiganiro cyose kariya kantu niko twumvaga ko muri introduction tukumva ngo abantu bose bari kuza kuvuga siko bari batumwe n'Imana ari n'abatumwe na Satani abantu bakabije kuba benshi none se ntabwo bizi ko bakomeje kuba benshi uko niko kuri ariko nyene gushaka kuvuga ibijyanye n'ikiganiro icyo kiganiro rero nagikoze ngira ngo mpita mubwira ngo reka nkumvishe ibi bintu kugira ngo twinjire mu kiganiro yego ni naho abantu bumvishe bakeka ko ari nge nabiteguye ndabizana ibintu nuko byari bimeze ukuri nuko kwari kuri hano hari abantu benshi b'abakozi b'Imana turi gukora kiriya kiganiro bose barabizi bazi uko kuri bazi gukora ako ka intro twagendeyeho turi gukora kandi nta muntu wigeze wumva ikiganiro kandi ako ka intro twagendeyeho nakumvishijwe na nyir'ubwite nta kiganiro njyewe ntabyo nari numvishe nta nubwo nari nzi ko uyu muvandimwe yamuvuze rwose ntabwo nari nabirebye ako ka intro niko twagendeyeho tukagendeyeho rero ni umuntu nyine nawe yasubiza kuriya mwabyumvisha ariko nta umuntu ashobora kwibaza Samu nk'umunyamakuru mpuza w'inararibonye mpuzamahanga gute wemeye ko ushobora kumvishwa akantu we ntuzasengure ngo wumve ibikurikiraho uze kumvikiraho ikintu yenda ube wakewura umugarure mu kintu neza nagendeye ku biri hanze nagendeye ku biri hanze kandi no kuvuga ngo ibiri hanze ako ka intro gahari kakozwe nawe bari kwita ko uri nyirabayazana ako ka intro kakozwe nawe bagitera ni nyirabayazana undi wese wakabona abantu ntabwo bajya bagenda bagakata utuntu duto wenda gitwaza yavuze ibi runaka yavuze ibi bagahita bafata ku kantu gato nibumva icyigisho cyose bakagapostinga ako ka intro rero twakoze ikiganiro ariko turi kugenderaho ntabwo twe twigeze dukora reka ngufashe ku kantu mwanya wanyu mwumvise twere no kubitinda ariko cyane twere no kubitinda ibi bintu reka nkwereka akantu ngiye kuvuga duhita tunabisimbuka mwereke ikibikemurira muri komenti yo kumanura naho ubwo harimo abantutse iki gicucu kirashaka kuri Theogene s'il abantu benshi bumva intro ni nayo mpamvu nimujya gukora intro mujya mushyiramo ibintu bituma abantu turiya tubanza noneho kare agahita akaza ngo impanuro TV ntabe agahita afungiraho kabatuye ikiganiro ndacyumvise birimo ndabimenye nanjye haraho njya mbikora none urumva abantu benshi baradutse none undi akamusubiza atari ko umugabo uri kumutukira ubusa ntabwo yavuze Theogene nabi subira urebe ikiganiro no ku mpanuro hariho komenti zintukagura zivuga ati iki kigabo kirabaza gitavuga ati biri igipagani nacyo cyanze kwihanura ariko s'il vous plaît Theogene ni umuhanuzi w'Imana mbisubiyemo yahamagawe n'Imana yatumwe n'Imana nje nabibajije Imana mu minsi 21 nasengaga nari ndi gusengera ibintu bitandukanye ariko kwisonga hariho Theogene mbisubiramo nimushakamo njya mu keditinga nabi nshaka kubaza Imana ngo uyu muntu niwe wamutumye cyangwa arizanye ejo atoreka imbaga yizanye Imana irambwira ati ahubwo ubwira abazi kwitonda bamwitondere atagira umusitaraho kuko ni njye umutumye ni nako rero ako rero ntibwagashyizemo nyine ariko s'il vous plaît ukuri kw'Imana yo mu ijuru ukeretse nanjye ndi umuhanuzi pe ndi umuhanuzi niyo utabyemera ngewe mbyize kuko narabihamagariye ukeretse amarangamutima ya gihantu dushobora kwigira tukayongeramo bimwe abanyarwanda baravuze ngo iyo utwaye icumu ry'umugabo ushyiraho agakeregeshwa kawe abahanuzi rero tujya tukagira hanyuma reka mvane abantu mu rujijo yego jewe ninjoro Imana yansuye irambwira ngo Vedaste ejo uzajya kuri kamera yaramaze gufata umwanzuro ko ngenda ngakorana na Pasi nkakuvura mwebwe n'uyu agakora ukwe numvaga yakuza i Kigali bingora kandi Pasi atuye hafi yaho ndi urebye noneho ninjoro ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo uri buhure na nibishaka Theogene mwiyerekwa rifite nabonaga muteruye
none akajya ambwira ngo meze unterura ndi kumva umunyenga none ijwi rihita ribwira ngo ugomba guhura n'ibishaka Theogene ukamuterura nk'uko ari bune nagutumye kumuterura ese wamubasha uyu musorera ni mu mwuka wowe ushatse kwishyura ntanamubasha ariko ntamuterura kandi ibi bintu ntimubyiteho cyane ni umuteguro wanjye ibi bintu byabaye n'Imana yari yabiteguye ni nayo mpamvu ahubwo rya jambo ba bantu bakunda gukoresha ngo Uwiteka yaranshutse ndashukika bakoze amanyanga yabo nigeze kwiyumva n'umuntu abeshya ariko si Uwiteka ari wamuvuze wari wamushutse ariko aho nare bivuga Uwiteka niwe wafunze ibitekerezo bya Theogene kugira ngo iki kintu kibe muhure kugira ngo iki kintu kibe niwe wabishatse kubikora abantu bibyimbye umutwe bireba Theogene ngo kuki bamwe baza ngo kuki atari umuhanuzi ko atabanje kubaza Imana yari yamufunze ibitekerezo yo ku giti cyane nabo bari kumwe bose irabafunga kugira ngo atagira ubyitaho yashakaga iki rero Imana yashaka ko muhura na Theo kuko nta yindi systeme guhura nayo nawe yari kuzagaragara Theogene yasanga aramuvuze neza akabyumva ari kuvuga ati okay Imana yarantumye n'ikindi ari kubabaza ariko ibi byatumye duhura kandi tugiye gukorana umurimo ukomeye cyane mujye gufatana nyuma y'ibi kuko amavuta ya Theogene si ukubashuka si ukubabeshya amavuta ya Theogene arinspire aramacinga nari mbivuze nabi aramacingana n'ayanjye 100% ndamwumva kuko no mu biganiro twagiranye ikintu yanga nasanze nyanga icyakunda nasanze ntagikunda ndikubwira ni runaka brandamwemera ati mwemera kubi ni runaka buragiye sango mba mwumva hari ibintu avuga ati nanjye byaracanze ibyo simbyumva rero no mu gukonegitana dusuhuzanya amavuta yanjye nayo biri gukonegitana ndabyumva birimo birakonegitana Imana yashakaga iki rero yashaka ko murana Theogene noneho twubaka imbaraga za gihanuzi noneho tubwira isi urumva icyo Imana yashakaga kandi ntabwo twari guhuriye yumva aramuvuza ibyiza yari kujya ati none se ubundi nari mbizi ko ariyo yaramamagaye ntagacyakoze kandi nawe yanabinyibwira ati iyo nsanga mvuze ibyiza zari kuba nkubaza iki nino ko wabimvuze kandi n'ubundi wavuze ibiri byo nari kuba nkubaza iki ariko aha Imana yashatse ko wagira usekura noneho havuka impamvu yo kugira gute yo guhura kandi duhuye nta mutima wifite nawe ntabafite abantu barabyumva nta kibazo Theogene ni inshuti yanjye uri mu mwuka w'Imana uri umuhanuzi w'Imana gusa ufite ifuhe ryinshi uri limite ari limite ariko uruhande rumwe twagareye numva aho rituruka naho nahamenye ariko abirimite abitware ukuntu natwe twararigize ritwa kunkubuye abantu benshi kugira ngo ngera aha nakunkumuye abantu nanjye benshi cyane rero Imana ishimwe cyane abantu rwose musubire muri gahunda Theogene ni umuhanuzi w'Imana ibyo yakoze ntiyayobye nta n'uwamuteza umutego kameramani ntihagire umwishyiramo nta mutego yamuteze bose n'Imana yabafunze utuntu kugira ngo ikore icyo yashaka gukora mu yandi magambo babyumve gutyo rero nta n'undi busobanuro cyetse nimba ari ushaka kugira icyo abivugaho nka Theogene ariko nibyo nta muntu waguye nta wayobeje undi nta n'uwanyuze kure cyangwa wakoze amahano ni Imana byose yabishatse ariko mu kiganiro cyanyu oyibe byihorera buretse se byose n'umuteguro w'iki w'Imana reka nguha akantu kamwe Imana yateguye uwitwa Esteri imujyana ibwami kwa Hasuwerusi ishaka abantu bitwaga abamareki bari barazengereje abisirayeli bava mu Egiputa bari bahagarariwe n'umuntu wita Hamani w'umwagagi yari umwana wa Gagi Agagi yari umwami w'abamareki ababyibuka bajya muri Bibiliya baribona ni nawe Samweli yatemaguye asanze Sawuli yamunyaze yamuzanye sasa rero uzasome Esteri 3 haranditse ngo nuko ngo umwami Ahasuwerusi ngo akuza Hamani mwene Hemedata w'umwagagi Hemedata yari umwana wa Gagi wari umwami w'abamareki Imana yashakaga iki ko Esteri ajya ku ntebe y'ubwamikazi hanyuma uyu Morodekayi imutega kwirembe bwami kugira ngo Hamani azamusitareho Imana ibone impamvu yo kwitura abamareki ibyo bakoreye iki abisiraheli nibyo twakoze kwa turi mu mugambi w'Imana none nibyo yashatse kukubwira Imana yateze pasi kano kantu akentrodinga kuri nawe uragakoresha ari umuteguro w'iki w'Imana wo guhuzage na Theogene
nicyo rero imana riri gutegura higira umuntu ubyimba mu mutwe ngo abigire birebire uyu wari umuteguro w'imana ibindi mubishyire hasi imana ihabwa icubahiro ndumva ari ibyo ndumva nshaka kumva ijwi rya Theo. yes Theo urabyumva gute? hanyuma abacamanza ibice 14 abacamanza ibice 14 titiri iravuze ngo samusoni abenguka umukobwa wo mu bafilisitiyakazi nuko samusoni aramanuka ajya i Timuna abona umukobwa wo mu bakobwa b'abafilisitiya maze arazamuka abwira se na nyina ati nabengutse umukobwa i Timuna wo mu bakobwa b'abafilisitiya none nimumunsabire nuko se na nyina baramubaza bati mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bakobwa bacu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu bafilisitiya batakebwe samusoni abwira se ati nsabira uwo kuko ari we nakunze cyane umurongo wa 4 ariwo ngendereye Bibiliya iravuze ngo ariko se na nyina ntibari babizi ko byaturutse ku Uwiteka kuko yashakaga impamvu ku bafilisitiya icyo gihe abafilisitiya bari barahinduye abisirayeli rero mu magambo make n'abakurikiye ikiganiro ntabwo nigeze mutondagira nacyo bakibuke Vedaste burangiye iyo uri imbere ya kamera ndagutumbira uburyo urimo uvuga imyitwarire yawe confidence ufite ndagukonegita nkamenya imbaraga n'amavuta uri gukorana nabyo iyo ari icyokere ndakumenya iyo uje gutwika ndakumenya iyo ukeneye kwandika izina ryawe ndakumenya mu by'ukuri nk'igifungura direct nahise mbona ikosa ku muntu wacyeditinze mumbaza impamvu uburyo yari yifashe n'uburyo yari afite confidence wabonaga ko afiringa neza ibintu bimuzanye ukabona ko nta zindi mbaraga zimutumye ahubwo njye nibajije nyuma uyu muntu isura ye imboni z'amaso ye uburyo arekura ijambo n'uburyo avuga n'uburyo ubona urabona ko afite kabisa umwuka w'Imana muri we noneho nta n'impamvu yo kubitindaho impamvu twebwe turi hano nta mbaraga z'abazimu nigeze mubonana nta n'imyuka mibi namubonyeho ikosa turaha gukosora ibitaragenze neza tunabwira abantu mudukurikira ku ijambo ry'Imana kuri ibi binyamakuru mubona biri imbere yanyu ntabwo ngende buvuge ngo ururimi rwari rwanyereye bandashishije pistori nzana RPG ntabwo njya niyoberanya ariko umukozi w'Imana akantu kari kaduhondanishije imitwe n'abanyamakuru bemeye guca bugufi byose babitunganije mugume mu mwuka tujye mu mavuta duhanure mu izina rya Yesu nta kibazo kindi gihari mwakire neza ijambo ry'Imana Bibiliya iravuze ku murongo wa 4 iyi ni gift mbahaye ariko se na nyina ntibari babizi yuko byaturutse ku Uwiteka kuko yashakaga impamvu ku bafilisitiya so ibintu byabaye Imana ibyungukiyemo natwe twabyungukiyemo nokuri rero ndananezerewe kukubona kuko numvaga nshaka no kukubona amen yego ikintu cyiza cyane gihari nuko ubu ngubu ibintu byose bigiye hehe ku murongo yes kandi ikindi cyo twagira ngo tusangize abantu badukurikira aho mudukurikira hose muri nukuvuga ngo ibi biganiro byacu dukora akenshi cyane muzakunda kubona nka intro z'ibiganiro dukora zikunze kuba zirimo akantu kabyacitse kugira ngo tujyane abantu mu kiganiro cyose iyo byacitse niwe dutenga ntabwo yikuramo iyo byacitse urayirekamo sawa ndaza kumva ko ndi buyumva urayumva cyane niyo nayikuramo ntabwo umusaraba cyangwa b'urugendo bari kwikuramo oya ni ukuvuga ngo that's it icyo kintu tukemere iyo wagitinga utera amatsiko akantu gatuma abantu bose baba niyo mpamvu niriya intro wumvise yeditinzwe kuriya
ngewe nk'uwo dukora ikiganiro gutya tujya kurangiza gukora ikiganiro namaze kumenya ngo ikiganiro punchline inda ni akahe kantu nk'uko urushaho kubibona muri ubwo buryo gusa ikintu kinshimishije nuko ibintu byose bigenze neza cyane Theo ikintu kiriho n'iki ngiki ngira ngo nkubaze bize no kujyana neza cyane ibihe tugenda twinjiramo hari ijambo Vedaste yavuze abantu bakabije kuba benshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi erega iryo nanjye narisoma iryo jambo nanjye iryo narisoma noneho nanjye nanaryigisha ni ukuri iki kintu ngira ngo ni ijambo rari kandi abantu benshi cyane banazi banakunda no kumva cyane ariko rishobora gusobanurwa uburyo butandukanye cyane abantu bari bagize umurimo w'Imana Theo iki kintu ngira ngo kinagoye n'abantu benshi cyane binatuma uyu munsi tubona intambara tutagombye kuba tubona mu buryo bumwe cyangwa ubundi binatuma abantu bitwa ko ari ab'Imana aribo bahanganye cyane kuruta abasinzi kuruta cyane abibera mu bindi bintu tutita ko ari n'iby'agakiza ibi bintu ku ruhande rwawe ubona niki kintu kigomba gukorwa kugira ngo twongere tubone ubumwe bw'abana b'Imana buri kumwe hatarimo guhangana cyangwa se kurebana y'ingwe niyo mpamvu mumaze wenda gukora kiriya kiganiro ndahamanya n'umwuka k'umurongo mpagazemo simbujije abandwanya kundwanya ariko numvaga na n'ubu niyo wafata umupanga ukajya ufata parepiyesi utemushira hariya nakemera kuryozwa ko ariyo impamagaye kandi uyimvugiye nabi nkagufata ni ukuri nubwo abantu bavuga ngo ngira amahane nkagushikira ukagira umwaku nkakwifatira ntago mbizi na Murangira arabizi iyi mesaje narayitambukije naza no kumfata ntaho nteganya guhungira kuko nta bwami buzampamagara bunyangisha igihugu cyanjye nanabivugira ahangaha mfite umugisha wo mu Rwanda nta sezerano ryo muri Arabiya ngira yewe no muri Amerika wenda nunabimpanurira uzamenye ko ubimpanuriye umbonye mu Rwanda ntabwo nsanze hanze y'igihugu cyane nyakubahwa Murangira niwumva ngo Theogene nibishaka yakoze amabara ntawe nzica ariko mvugiye Imana nabi yankuye muri Rugabire ikankura muri boda bana n'imbwa igikondo sejemu ngingira imvuzo mu ntara y'Amajyaruguru ikankura ku ikarito nkaba ndi kuri Dodoma ukagira umwaku nkagufata muvandimwe icyo kintu ni umucyo utanze kuri bibi jewe ahangaha sinzirirwa ndusha guverinoma ngije kunshaka uzijyana ngo natorotse nge nziza umvugira igihugu nabi ukamvugira Imana nabi ni ibintu ibi bibiri nkagufata ijuru n'igihugu ni ibintu bibiri kunsebereza u Rwanda niba mufitanye beefo toka angara ariko wishaka kwangarana n'abandi genda wenyine urabyemerewe kuko Imana imbereye umugisha mu Rwanda nambaye congo ndi Kigali rero ishati nambaye ndi Kigali umvugiye Imana nabi nkagufata inkuye mu kiraro akira sibyo inkuye mu kiraro akira tutazi kwiborosa inda zaraheze mu myambaro ugatinyuka ukamvugira Imana nabi nkagufata sinzi rero mu magambo make iri ni ryo shyaka Vedaste wavugaga iri shyaka uruba ridafite shingiro ntago byaguhira ntabwo byaguhira yaba itari ya mutugi niko nagavuze iki cyonyine yego mikro fata mikro iki cyonyine urumva cyatubiza kumushyigikira ndanabivuga Nteriya ajya kwa habo ntabwo Imana ari imutumyeyo yagiye kubwishyaka ry'umurimo w'Imana ageze Imana ibonye ishyaka afite ihita imushyigikira ijya kumuhisha ikirete irangije imushyiraho n'ibyo kurya n'imvura mu kirere iyo yihagarika bivuga ngo ifite ishyaka ry'Imana byanze bikunze iragushyigikira noneho prince we yanambwiye ko yamutumye noneho yabandi ari ijambo mu Kinyarwanda rivugitse nabi nayimvuze ngo yaba yarizanye niko kwituma yaritumye yaba yaranizanye yaba yaranizanye yego kwiza afite ishyaka ndabisubiramo ibi bintu nabwo Imana yari mushyigikiramo yahitiza ari mu murongo mwiza ni urugero ubonye umuntu mu kwawe
ahantu hari urwiri hakuraniye hari umusiri ukabona arimo arahinga mu gitondo uzindutse wamubwira ngo mvira mu murima arimo ahinga kubitagura asibura adasiba wamubwira ati nuko ashaka nanjye ndaje kubitagura ndetse waje kumumubyizi ni urugero ariko noneho Theogene Imana yaramutumye hanyuma ikintu wari ubajije akantu mwabajije uravuga ngo kubera iki abantu b'Imana barimo basubiranamo kubera iki abantu bameze nk'abagongana ntago ari ab'Imana kikwereka ko abantu atari ab'Imana nuko bagongana bihishe mu by'Imana kikwereka ko jye na Theogene turi mu mwuka w'Imana nuko tutagonganye kuko uko ibintu byari bimeze bamwe bari bahamagara ati ngwino wongere umutikure ngwino umutikure tarakuzamutseho kandi wari umuvuze ibintu byiza namwe ngeze njya nikurana uko yabigenza kose arimo arakorera data nzamushyigikira ngusanze mu kwa papa urimo ukoramo neza nubwo wambwira ngo ugere wacyana ubwira ni ntacyo urimo urakorera papa ntacyo bintwaye kuko jyewe ndi umwana w'ijuru rero arimo arakorera ijuru biranejeje nubwo yambwira ati gera wakigorgiwe naba nigiye ntacyo urimo urakorera kwa papa inyungu ifite data ntacyo biri buntwara hanyuma uzi impamvu uri abantu bagongana niya mpamvu navuze ubushize uyu murimo urimo abagenti ba Satani noneho abagenti iyo bakubitanye n'abakozi b'Imana baragongana kubera iki baba bajya mu cyerekezo gitandukanye urakoze cyane umwe ari kujya ibumoso undi arimo arajya iburyo umwe aragenda undi aza noneho bisobanura iki rero uyu mwagenti wa Satani arashaka gukurura n'umukozi w'Imana ngo amukure mu byizerwa anamukure mu bintu by'Imana umukozi wa Kristo nawe arashaka ko iki cyagenti cyaza kikihana bagonganiraho hari akantu mise nkuramo aho hantu iyo uri kwirukanka n'umuntu muri kujya mu cyerekezo kimwe niyo umusitayeho uramwegura mugakomeza murakomeza barimo bagongana jya umenya jya uhita vumbura uvuga ngo byanze bikunze abantu baratandukanye harimo umwagenti wa Satani harimo n'umukozi w'Imana ko umukozi w'Imana babiri ntibashobora kugongana ntibibaho niyo byo byakunda kuko abagenti ba Satani ashobora kuza muri social media avuga Imana neza reka nze ndagasubiza ubwami uretse ubwami iyo bwigabanyijemo kabiri bihita busenyuka bisobanuye ngo njye na Theogene nimba turi mu mwuka w'Imana niduhangana ntabwo tukiri ubwami bw'Imana umwegeye guhita yubaka ubwa Satani sekibi icyo wari ubajije rero nimba hari abantu bazi kuvuga neza nabo bagenti niba ari abantu bazi Bibiliya nimba hari abantu bafite akarimi keza bafite Bibiliya mu mutwe bayisobanura nabo bagenti kuko baje Satani yarabatoje baza amaze kubaha amahugurwa afatika ikindi ashobora no guhanura ntibirare bugacya bisohora kugira ngo abantu bamuyoboke baza ari benshi ikindi navuga ariko atansiyo ntarenga umutaro bisenyuka vuba ako kanya bisenyuka vuba reka nkurangira aho bari soma soma fata noneho nkwereke wenda nashaka bariho dutahira ariko mvugira umwami nabi nkuvuna icyo mukundira ni iki Joshua ibice 9 umuntu ufite ijwi ritomoye risobanutse Yosuwa ya 9 umurongo wa mbere haravuze ngo umutwe w'iryo jambo abagibiyoni bigira inama zo kwikiza barahana ngo soma neza nuko abami bose bo hakuno ya Yorodani bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana i Lebanoni abaheti n'abamori n'abanyakanani n'abaferezi n'abahivi n'abayebusi babyumvise banza utuze ibihugu bingahe bitandatu abami bangahe batandatu bahagurukiye umuntu umwe utagira undi umwunganira hanyuma ngaho komeza urebe bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli gatatu ariko
Gibiyoni ariko abagibiyoni bumvise ibya Yosuwa bumvise ibya Yosuwa ibyo Yosuwa yakoze ibyo Yosuwa yakoze i Yeriko no kuri Ayi ariko no kuri Ayi bahimba ubwenge bahimba ubwenge baragenda bahindura intumwa bagenda bihindura intumwa bajyana amasaho ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye aha bambaye inkweto mu birenge zishaje kumanuka muri yanza Nyabugogo byaga inkweto zishaje ziteye indomo Yosuwa nababona amenye ko zabasaziye mu birenge kubera urugendo rurerure kandi abakoboyi nabahana inyuma y'urugo pereza mikoro kameze n'imyenda ishaje y'ubushwambagara bakuye induba mu kimoteri kandi imitsima yose y'impamba yari kawara yabo cyangwa rucakara yari yaragwengeye iguye uruhumbu uretse gato bayisonze ku wa mbere bafite urugendo ku wundi wa mbere barayibika kugira ngo yume hanyuma Yosuwa nayibona abone ko bavuye Nyamasheke cyangwa Rusizi n'amaguru kandi bavuye hehe hano ku musezero hano ku gisozi hariho baturutse ibyo ni ibimenyetso by'abagibiyoni byo kwemeza Yosuwa ko ari abakozi b'iki b'Imana fatiraho noneho barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisirayeli mu ngando y'Igilugali barababwira bati uretse gato Gilugali ni hehe turi kugendana Gilugali ni hehe bo ubwabo bavuye he abantu baza amajyepfo mu karere ka Muhanga na Ruhango bazamuke Kanyarira barabona umusozi wa Kizabonwa babone n'undi wa Kanyarira mo hagati haparitsemo ibintu bibiri bitandukanye iyi misozi harimo amabuye harimo n'amazi mu yandi magambo bavuye Kizabonwa hejuru bagiye Gilugali hehe Kanyarira aho Yosuwa aganditse n'Abisiraheli komeza ndaza kukubwiramo akantu basanga Yosuwa n'Abisirayeli mu ngando y'Igilugali baramubwira bati turaturuka mu gihugu cya kure twebwe tuvuye Kinshasa n'amaguru nuko dusezeranye isezerano none dusezeranye isezerano nuko Abisirayeli basubiza abahivi bati ahari muri abaturanyi none dukurikije haleluya dukurikije amakositimu turebye na za nezanyu n'uburyo muri gukora ibitangaza wasanga namwe muri ubwoko bw'Imana none twabasha dute gusezerana namwe none turasezerana gute namwe babwira Yosuwa bati turi abagaragu bawe urumva kuba bari gutora abantu hasi kuba abantu bari kwigwira bakaruka kuba abantu bari kubiba ntabwo icyo ari ikibazo ahubwo aya mavuta muyacishije kwande aya mavuta muyavanye he mu yandi magambo turi abagaragu bawe dusubiye hejuru bavuze ngo twumvise kwamamara wumvise aka kantu gada twumvise kwamamara k'Uwiteka Imana yacu none bitumye natwe tuza gufatanya namwe umurimo w'Imana ariko mu yandi magambo Petero yavuze ngo abagibiyoni bigira inama yo kwikiza hanyuma bigenda bite bamaze kuvumburwa barahanwa komeza iryo jambo Yosuwa arababaza ati muri bwoko ki ubundi dushingiye kuri izo shakarabayishika n'ibindi bya shakabanaba ubundi koko muri ubuhe bwoko muturuka he ubundi izo parufa muri gukubita abantu nkanje Yosuwa ubundi muri bande dushingiye ku bintu mwambariyeho muri bwoko ki mbese ko mwakwiyeho ingohi mu Isirayeli bikaba bitemewe ubundi muri ubuhe bwoko ese ko ndi kubareba nkabona iminwa ni icyatsi kibisi ahandi ni ubururu muri ubuhe bwoko Yosuwa biramucanga ahariza kumuvanga hanyuma bigenda bite nshuti yanjye baramusubiza bati twebwe turi abagaragu bawe erega twebwe turi abagaragu bawe duturuka mu gihugu cya kure duturutse mu gihugu cya kure twanywe n'izina ry'Uwiteka impamvu tuzanye n'izina ry'Uwiteka Imana yawe haleluya ubwo
twumvise kwamamara kwayo twumvise kwamamara ibyo kwayo yakoze muri Egiputa byose n'ibyo yakoze muri Egiputa byose nibyo yakoreye abami babiri umva ibintu ejo bundi yakoreye COVID-19 abo bamori b'inzara abo bamori b'amahembe ngo ntuzashaka gukuramo inda gupfa utabyaye gusenya inshuro twabara abo bose hanyuma nuko abakuru bacu n'abari mu gihugu cyacu hose abakuru bacu n'abari mu gihugu hose baratubwira bati mujyane impamba y'urugendo mwebwe nimutware impamba y'urugendo mubasange kanyarira hejuru mwabwire muti abagaragu banyu none nimudusezeranyire isezerano kandi iyi mitsima yacu twayihambiriye mu nzu y'iwacu dore twayihambiriye icyangugu igishyushye umunsi duhaguruka tukaza kubareba none yaragwengeye igoye uruhumbu komeza hari ahantu ushaka kandi n'izi mvumba twazujuje vino zikirishya none dore ziratobaguritse imyambaro n'inkweto zidusaziyeho kubw'urugendo rurerure cyane umva abanyamitwe rero babandi ngo bagiye kubatamurura Tanzania abandi ngo ibyanyu bitabye muri Kongo abandi ngo biri Masisi mwabumvise kubw'urugendo rurerure umva aho turangiriye Abisiraheli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabisobanuje mbe Uwiteka birangira nuko Yosuwa asezerana nabo isezerano ry'amahoro no kutazabica n'abatware babo wenda rekeraho intego y'Abagibeyoni icya mbere kunaniza Abisiraheli icya kabiri hari ahantu wakomeje ku ijambo rivuga ngo mu gikombe cyitwa Baka ubwo twagiye hagati y'Akanyarira na Kizabonwa mbibutse ko haparitse ikintu cyiswe igikombe aba Bagibeyoni Veda barakugendeye bica imbwa bica ipusi bica imbeba bafata amakotegisi abagore bakoresheje bafata amapampa abana bambaye barabimanukana babirunda mu gitebo bajya gusuka hehe mu gikombe cyitwa Baka iyo Abisiraheli bamanukaga umusozi bagiye Siyoni gusa y'ibiri bakabisubika bati tubanze dutegereze ko ibi bintu biri buve hehe mu gikombe bagasubira hehe inyuma bamara gusubira inyuma Abagibeyoni bakagaruka bakongeramo ibindi umva rero umutwe bakoresheje bamaze kubavumbura Bibiliya ivuga ngo babagira abashenyi n'abashi n'abavomyi bakoze iki rero Joshua yahise afata Abisiraheli abagabo mu Bisiraheli ngo amare kubafata akora agatendo aba Bagibeyoni batigeze basobanukirwa mu ntambara barwanye bafashe ibitenge by'abagore babo abandi bafata amayesharupe batangira gupfuka mu maso ukandagiye igikeri ntari buhumane kuko ntacyo abonye ukandagiye amazirantoki ntari bumujyeho kuko ntiyayabonye imivumo yari iri mu byo barunze mu gikombe cyitwa Baka ntawe yari gufata kubera ko ntabyo bakozeho niho bivuze ngo nuko umuntu wese wo muri we haleluya nuko abantu bose bo muri bo bishakamo ibisubizo ba nyina babasize bishakamo imbaraga abashumba babatenze bishakamo ibisubizo abagore babajugunye ngo bishakamo ibisubizo korali yabuze iniforume ngo bishakamo ibisubizo perezida atangiye gutambika ibirenge bo bishakamo ibisubizo ngo baramanuka binjira mu gikombe cyitwa Baka baracinjira hanyuma ngo bamare kucinjira ngo imvura nyinshi y'umuhindo
imanuka. Mu yandi magambo, mwuka wera niwe wasobanuraga iyi mvura, arabasapotinga, areba icyemezo bafashe, areba intego yari ikenewe, marayika ngo arabashyigikira. Hanyuma ngo bya bindi byose imvura irabikukumukana. Bibiliya yavuze ngo ni uko umuntu wese wo muri bo agenda agwiza imbaraga, aboneka mu maso y'Imana isi yose. Kanyarira hehe hejuru. Mu yandi magambo, bagwire ntibagwire, bajabagure be kujabagura. Abahanuzi ntibapfiriye gushira, ntabwo muzatumarira ku icumu. Turahari turi maso kubw'ishyaka ry'umurimo wa data, ntabwo muzanesha, ntimuzigera mutsinda. Twarabavumbuye, muracisha tukabareka. Ijambo riravuze ngo kuko ibyo mubikora ndabihorera, ariko umunsi umwe nzabahagurukira, nzabiponda ntabwo warwanya Imana ngo uneshe, ntiwahagurukira Imana ngo utere imbere. Abana bawe baba ibigoryi, inka zawe zirateka, inzoka zawe zirarumba. Yirwanije Imana, ihagurutsa abakunzi b'Imana bakaza kuyirwanira. Yirwaniriye Imana ishyaka, bituma Uwiteka kwishimira, akavunagura imigambi yose y'ishakura. Ntabwo twabakundira, ntabwo twabemerera, ntabwo twabemerera, ntabwo byakunda. Nicyo gituma ibibazo muri kutubaza, nabo barabizi ko bari kwiba, nabo barabizi ko bari mu ntangezo, nabo barabizi ko imbaraga bari gukoreraho ntabwo ari iza data. Niyo mpamvu mwene data nari namuhagurukiye mvuga nti uyu muntu avuyeho, ariko mu mwuka wo gushishoza, mu mwuka w'ubumwe, numva inkweto iri kujyamo, numva twambarana, numva turimo tujyana, numva umujyi ari umwe, numva intambara ari umwe, numva data ari umwe, numva amavuta ari umwe, numva umwuka ari umwe, mu izina rya Yesu. Nibyo sawa sawa. Imana ishimwe cyane. Kandi ubu hari ibirenze ibi ngibi, twebwe ibirenze turi abakozi. Reka mvuge ikintu. Yego, ndahamagarira abantu bari mu mwuka w'Imana, abantu barimo umwuka w'Imana, bari mu mwuka w'Imana, Nuko. bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana, yego, bahaguruke turwanya abajenti ba Satani, abari mu mwuka w'Imana babisengere. Abantu bajye gusenga, Imana ihishure. Abantu biryama ngo barote ngo narose. Yewe ibintu umuntu yarose sinjya apfa kubyemera, kw'inzozi ziratandukanye n'abapagani bararota. Tujye gusenga, bajye imbere y'Imana, Imana ihishure. Reka mvuge ngo ibyonnyi byinjiye mu murima. Erega ntabwo biri kure, waransezeranije hari uruhisho ugiye kuduhishurira. Nyuma y'iki kiganiro tuzasengana na Theo, Imana izaduhishura abajenti, hanyuma ababahagarariye bo ndabazi, hanyuma tuzabavuga. Hari ikintu ngira ngo tuvugeho cyane, kandi ikintu ni ikintu cyiza cyane. Ubuhanuzi twari turimo cyagera n'ubu nibwo tukirimo, kandi ntabwo tugize tujya ku ruhande cyane y'ibyo bintu, ahubwo hajemo ibindi birungo bishyashya bituma ibintu bishobora kumvikana cyane. Hari abantu badukurikiye aka kanya bashaka byibura ikimenyetso kimwe kibereka niba bari kumwe, ariko hari ikimenyetso. Reka nkubwire ibimenyetso bya mbere biranga umuntu utari mu ruhande rw'Imana. Yego, icya mbere, yego, ahinduka umunyentambara urwanya ubutumwa bwiza. kuko Yesu yaravuze ngo uturwanya nimba umuntu ataturwanya ari mu ruhande rwacu. Tegendera ku icyo Yesu yavuze. Nuvuga ngo umuntu wese uhagurukiye umuntu wavuze Imana akabwira abantu ngo bihane, uwo ari ku ruhande rwo kwa Satani. Seru Yesu yo. Yego. Ni nayo mpamvu jewe buriya umuntu mbonye avuze Imana nubwo yaba yobamo ariko arimo avuga Imana myumva ko ari Imana, ndamubwira ni hano urimo urayoba, tamba murakarenge ugashyiremo neza, hanyuma uvuga Imana bye bigororotse. Kuko bundi twe tuvuga Imana ariko turi abantu, tugira icyo bita amarangamutima ya kimuntu, turi abantu. Byanze bikunze ibyo wakora byose niba usenga uterawuzura umwuka wambaye agahu k'umuntu, yego, akoreho karagaruka byanze byanga byemera. Rero hari igihe akantu akamere ka muntu gashobora kuba karekare
mbwira umuntu ngo kagabanye ukorera Imana uri mu mavuta meza. Hanyuma icyo ni ikintu cya mbere cyerekana ko umuntu ari umwagenti wa Satani, nuko arwanya umuntu wese uvuza Imana neza. Kabiri, mwene uwo muntu ntahugurika. Yego. Hagira ate? Ntahugurika yarenze hano. Buriya Theogene iki cyari igipimo ngiye gupima, nkahita mbona nubwo Imana yamutumye ariko ntabwo ashobotse. Iyo atemera ko twicarana ngo tuganire, niyemere guhanika, niyemere ko yakosheje, nari guhita mvuga nubwo Imana yamutumye afitemo akantu ka kimuntu, afitemo ubutagondwa. Ariko iki ni ikindi kimenyetso kinyeretse kuri kumwe n'Imana ijana kuri ijana hatavuyeho na rimwe. Reka tugende. Dore buretse okay. Uza kumbaza ikindi. Icya gatatu gikwereka ko uwo muntu avuga. Icya kabiri ntahugurika, ntahanika, ntabwo azi guca bugufi umuntu. Gatatu, uyu muntu ikibikubwira ubutunzi abushyira imbere. Kubera iki? Abazi yuko ari gusahura. Ntari gusahura ahubwo ari kwishyuza ibyo yataye. Arimo ariba kuko yazanye amavuta ya Satani ayacomeka ngo mu murimo w'Imana. Imana yo burarihutiraho irakubwira ngo bikore ndakwihore ariko nzabishyira hanze. Irakure kukabanza kotota. Hanyuma nkuko nabivuze ubushize, hari abantu Imana igiye kwanika ihita inabibereka ko batayikoreraga. Ibimenyetso biza barahari. Reka mbe mvuze ibyo bitatu nibyo bibaranga. Hanyuma ikindi, nubona umuntu wemera kwicarana n'abantu bakorera Satani yitwa umukozi w'Imana, uzamenye ko ari umwagenti w'abo bantu ari gutanga raporo. Urugero, nimba ari umukozi w'Imana ugiye kuganira n'umupfumu, umupfumu ni umukozi wa Satani, birazwi naho babihakana. Ukabona umukozi w'Imana arimo araganira nawe, komera muvandimwe, uri inshuti yanjye. Mbi inshuti y'umupfumu gute? Ubushuti ya Satani ko tudahuje inzira turi kugendamo, ndaganira nawe gute? Barahari rero bagiye baganira n'abapfumu, bagiye baganira n'abakozi ba Satani, kandi bitwa ko ari abakozi b'iki b'Imana. Hari abantu bari gukora Satani babyeruye, hari n'abo Satani yatumye muri uno murimo bihishamo kugira ngo bajye batega imitego abakozi b'Imana babaturagure hasi. Insesezi aho mbaza icyo washatse kubaza. Banza hari icyo mwunganira kuri icyo kintu yaravuze ku bimenyetso cyangwa se ibyo. Hari abantu bitwikiriye rya jambo ry'Imana, bitwikiriye umwambaro wera wa Yesu, ariko imbere ari ibirura bije gucoshomera impano z'abana b'Imana n'ubugingo bwabo batabusize. Harya witwa ndubundi Pacifique Pasi Karame nuko araroga. reka Abaye aroga wabyemera se? ntabyemera da. Wewe ntabyemera ko aroga. ni ikintu cyakugora cyakorana ariko wagikora. Hanyuma wakubitira nyoko mu ruhame. Naba nkunguye, naba ndi inkunguzi. Naba ndi inkunguzi. Ngenda ndavuga ikintu kimwe. Niba tuje kuvuga Yesu, Yego, ntiduhagurukirwe n'umuntu waraye mu kabari, uwo mu kabari akatwumva, ahubwo yitiriwe iri zina akirirwa azenguruka avuga ati uyu muntu yarayobye ashenya inshuro runaka, mu mwitondere ngewe ndamuzi nagiye no kuri tere. Ese ubundi agakiza n'ivangamutungo ni umuntu ku giti cye, sibyo? Rero umuntu w'Imana azashigikira koko umuntu w'Imana, ariko umuntu wambaye iri zina Imana azarwanya uyu muntu uhagurukiye uyu muntu warwanyaga uwiyitirira izina ry'Imana. Nigeze mvuga ijambo rikomeye, ndavuga ngo uyu mujyi wa Kigali uyu nguyu 88% by'abawurimo ry'insengero zirimo, naravuze ngo ni inzu z'amabandi. Ntabwo beshya, simbivugiye hano, ubisubiyemo. ni inzu z'amabandi, ntabwo beshya kandi, sibyo? Niba ufata parufe ugeze aho nashakaga ugahuhera umuntu akivutura hasi, umuntu ufite ibiro bitamwemerera kugwa, niba nta muyaga turagira mu Rwanda waterura uruhinja, ariko wowe ugahuha muri mikoro n'abari muri South Africa bakikubita hasi.
ngo fayi genda hano i Remera control technique wone utinyiriza urumva genda i Remera control technique hari ahandi ngo niba ari muri hori cacu ubwo mbivuze gutyo birekeraho so hari parufe zamuka i Nyamirambo si ibyo ngibyo hari izina ry'umuntu mvuze se hari uteye ibuye kuko mu bantu Imana yahaye impano yo kugenda n'amaguru ndimo kuko nakoze ivugabutumwa ryo mu muhanda yego uyu munsi rero ibi tubigiyemo agahinda ka twaterura inkoni noneho tukajyayo kuri tere bakaturega ko twabateye kamera nka Yesu agera kubacururiza mu nzu noneho bakabona ko twabateye wenda bakaturega ibyo ngibyo ariko nabo barabizi icya mbere hari abaje kumpiga hano ejo bundi nijoro turi kumvikana baje kuguhiga baraza baparika hano bamwe baramanukamo hano muri jaride ararumira bimenya abasekirite baba wanted ngo barebe ikiza kubera ahangaha ubundi mu mpiga muzi ndinde uziko niwirukana umuntu w'umugabo nkawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukanka ubundi uretse kumbona kuri kamera ubundi muranze ikibazo umuhagarariye muramuzi uwamenye muramuzi bazi ko ari Imana gusa wari uzi neza ko hari igihe ukomeza gutondagira umuntu inkuba ikagusekura utazi iyo ivuye nakoze ikiganiro hano umuntu umwe yivanga mu bakobanyi Uwiteka amuhengeka ikirenge ubwo ariyise rero reka mbabwize ukuri ni urugero ndiho mbaha yego rw'ibi bintu udashaka gukenyuka udashaka gutuma abana be bahinduka ibirara muri uyu mujyi akaba ashaka kurya ku byimejeje byo mu gihugu yego yitondere izina ryitwa Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana wenda Yesu bari kumukoresha kuko ni babiri bikwereka se uw'umukonikoni icyo kintu nayo tukivangura abantu bajya bamenya ngo Yesu hari ba Yesu babiri s'il nuba n'umuntu agusengera ukumva mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ngo bamusohotsemo mu izina rya Yesu kama Yesu gani tuko wa Yesu wawili tunapenda Yesu moja Kristo nibatamigerekaho mumenye ko uyu Yesu mugomba kumwitondera nutagerekaho Kristo umwana w'intama w'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi umenye ngo uyu Yesu wundi wa kabiri ni kopi ni igipirate kiri hariya mu izina rya Yesu Kristo Yesu gusa ntabwo byemewe Kristo murarimwambura mwabarimuhaye ikibazo tujye gusorezaho no kugira ngo tubwire n'abantu bose gushishoza kira tugikoze kugira ngo abantu bahumuke kuko abantu turi kuba muri runo rugendo ni ikipe irimo abantu batandukanye ariko buri muntu agomba kumenya uwo bambaye umwambaro usa kugira ngo bajyane cyangwa se atazitiranya undi muntu abona bari hamwe akibwira ko bari kumwe cyangwa se bitwa ko bajya gushakira Imana abantu benshi tumenye ko ari bapfiriye abantu benshi bapfiriye mu byumba by'amasengesho icyo kintu uracyumva abantu benshi cyane bapfiriye mu nsengero bajya kurya ayo maparufe bisanga mu barangi bisanga bari guterwa imibavu yaturutse ikuzimu ibatwara ubwenge ibatwara ibitekerezo ibatwara roho bisanga mu ngeso batigeze batinyuka kuba banakora bituma itero ry'Imana ryoreka aka kanya na Vedasta kugira ngo dusoze ni ubuhe butumwa ni iyihe mpuguro ni iyihe y'abantu kuri kamvugane n'abakirisitu mwese bateze amatwi ijambo ry'Imana amen n'indi binyamakuru mwese abantu mukunda kubikurikirana amen nubona umuntu akubwiye ngo ntigitambo mbere yuko akurambikaho ikiganza mbere yuko agusengera mbere yuko aguha serivisi wamushakagaho nta muntu uhembesha mbere yuko yakoze zana intebe 10 mu rusengero Imana iguha urubyaro nubona ubyaye uzangaye ntawe yabona tanga igitambo kibyibushye
musengera Imana iguhe umugabo, nubona umubonye uzanyivune. Icya mbere, hagarika kwikinisha, hagarika umwuka wo kwikinisha, urebe ngo Yesu araguha umugabo cyangwa umugore. Icya kabiri, niba ushaka umwana, kunda uwo muturanye, fata imyenda, ugura imyenda ushira uriya wabyaye benshi, umuremere. Nurangiza ukore ijambo rivuga ngo mwagiye mubyara abo mushoboye kurera. Si ushaka kubyara, ngereka ngo ukorere deliverance imbere ya kamera. Fata imyenda ku mafaranga ufite Imana yaguhaye, jya kwambika bariya muturanye, ubwire Yesu ngo mvuye kwambika abantu, nambikiye umuntu wahaye urubyaro, ndashaka ko nanjye umpangashira umugongo. Uyu Yesu Kristo nataguha urubyaro azaba ari n'igikenya, azaba ari umugome mubi cyane, sinzongera no kumuvuga noneho, ngiye nguhe introduction ya nyayo. Ntushaka gutera imbere nirirwa muduhamagara ngo mufite inyatsi, shaka uwo uzamura waheze hasi, urebe ngo Yesu araguterura akaguterurana n'imizi yose nko kuri cya kidendezi wari warabuze ukunagamo. Ntushaka ko iduka ryawe rihitinga, shaka uwo ushyira agafuka k'umuceri utajyanye kamera, umubwire ngo mpesha umugisha wirukane inyatsi mu biryo byanjye, urebe ngo uragira abakiriya ukajya batondeka bakagira ngo wacishije. Urashaka icyubahiro n'igikundiro, irukana umwuka w'ishyari n'uruzerero, ugabanye jaruzi, urebe ngo Yesu aragutera nk'ikigejigeji ukamera nk'igiti gishoreye imizi mu mazi. Ntabwo wakirirwa uririmba abantu b'Imana batocaringa bazengurukana ku macana hatandukanye wirirwa usabiriza ngo bagukoreshe ushaka umusebya. Reka njye nkubwize ukuri, kamera yawe narayibitse, ni njyewe uyikenereyeho. Nkubwije ukuri, ndi umuhanuzi w'Imana, imvura igomba kugwa mu isambu yawe iri mu ikofi yanjye, nabaye nyibitse. Intebe ugomba kwicaraho narazibitse. Iyi Mana ndayifite nayo iramfite, nshingiye ku ishyari mufite, muzapfa muri abacakara b'abandi. Ariko nimwihana mukagarukira Uwiteka, azasubukura ya masezerano yabaye ibikuri yababwiye tutaramenyana namwe. Kutuvuga nabi turi mu mavuta, mwakoze ereri ikomeye kandi ijuru ryarabisinyiye. Ngewe sinjya mbeshya, ibi narabikoze nyakubahwa Kimanuka. Noneho nkubwize ukuri, bakumpamagarire nanagutumiye ndakubura, nashakaga kubikubwira live. Utihanye ishyari, utihanye abazimu ufite bo kwirirwa usebanya, mbikubwire ndi normal, noneho ndi capable neza fresh. Kimanuka Jean Paul, jya kuririmba, kandi nunaririmba uvanemo ibisopu, usenga Imana iguha iyerekwa ry'indirimbo, urebe ngo turaguha views tugakoma amashyi, kandi Yesu akakuzamura. Bitari ibi ngibi byo kwirirwa uzerera ngo nibishaka mwamubonye, mwambonye. Noneho ndi normal, ndi capable, ndi seriye. Iyanguye kwambarana na mama nkaba ngeze kuri uru rwego, ukayivuga nabi nkagufata, ni ukuri kuyampamagaye ntaho uteze kugera. Sinkweruriye n'undi uzakwigana azabona ishyano riruta iryo wabonye. Ngaho genda uhamagare RIB noneho nguhaye, noneho ibyo uri bujyane bifite iki ishingiro. RIB barasenga, ni abanyamwuka, bazi ibyo barimo, nta mwanya bafite wo kuza kwirirwa mu busutwa bw'abarokore, bafite byinshi bibareba. Muze dusenge, tujye ku mavi, twongere twuzure umwuka wera, twirukana abazimu b'ishyari, murebe ngo abana banyu barajya kwiga no muri Amerika. Ibiruta ibingibi samahane Vedaste. Rero ngira ngo hari ikintu cyiza cyane Toje nakoze, ashyize umucyo ku bintu. Yego, reka dusenge. Niba ari ubundi butumwa unatanga telefone, mutange n'amatelefone. Reka nkubwire, yego Toje nibyo avuze rwose. Onajuteriye ubundi makuza adiri na juteriye. Ubundi reka nkubwire, naravuze ngo mu bintu nemera ko ari umuhanuzi, ni confidence agira. Confidence agira niza n'amahane ya gihano. Hanyuma umuntu wavuze ngo nta muhanuzi ugira amahane, ngo abantu zarangwa no kwicisha bugufi, ngo no kugira ngo ikinyabupfura, nta muhanuzi ujya wicisha bugufi, narabihakanye.
kuko Eliya yatwitse ingabo 150 umunsi umwe n'indi zari impuhwe bazabimbwira. Eliya yishe 850 Ashera na nuza 850 umunsi umwe ntabwo zari impuhwe. Yateje inzara igihugu imyaka 3 n'amezi 3 uduhinja tubigendera, izo ni impuhwe. Yahamagaye idubu zirya abasore bikiniraga, izo ni nta muhanuzi ugira impuhwe. Nushake mwe mu muhanuzi ndimo nsoza. Umva ukuntu Imana yambwiye. Ninjoro nababwiye ko Imana yansuye. Imbwira ko ngomba kuba ndi kumwe na Theogene, ntari bukora ikiganiro ntamubonye. Buriya pasi iyo wanga ko tunambukana nari kuza. Turi inshuti urabizi, nakubwira yongiyeyo ndaci wawe naha tuganire, ariko ijwi ry'Imana ryanyemeje ko muhura na Theogene ibishaka. Nuko byari bimeze. Hanyuma Imana yambwiye iki? Yambwiye ngo uri mu bantu Imana igiye kuzamura vuguvugu muri iki gihugu. Vuguvugu sinzi vuba ugiye kuzamuka vuba utungura abantu. Imana yambwiye ngo kubera ibintu abantu bari kugukorera bitumye gushyigikira kurenza uko ari kuzagushyigikira. Ibi byumvikane neza, bitumye itanga izindi mbaraga itari yagenye kuzaguha. Kandi irambwira ngo uhereye uyu munsi ntuzongere kujya uza imbere ya kamera ngo kubwira umuntu, jya umuhamagara umubwire ngo nkugize gutya, izajya ihita ijya kubimukora n'umunwa wawe imwibwirire pana kamera. Imana yarambwiye ngo iguhaye izindi mbaraga abantu batakekaga, kandi kigeretse kuri uri mu bantu bagiye gukira. Urakize wihuse, dore impamvu. Ubusabusa yaguhaye wabugize ngo intambara washimye wasaze. Imana irambwiye ngo igiye kuguha iby'ubura kushima. Hari ukuntu iguha ibintu ukavuga ati ndavuga Seneri. Wajya kuvuga inzu ugasanga imodoka iraje. Wajya gushima imodoka aturira indege ugiye hanze. Ukavuga ati abashimwe babaye benshi muzi icyo mbanza. Mbese Imana ugiye kujya ubyuka usanga marayika yateretse nk'ibintu imbere y'umuryango. Mu yandi magambo, Imana itegetse ntabwo ibisabye, itegetse umuntu wese yahaye ibintu kujya kugabanyirizaho. Rega ntabwo Imana, reka mbabwira aka kantu, ntabwo Imana izahubura ibintu mu ijoro ngo izibikubite imbere ya Vedaste cyangwa Theogene. Ifata kubo yahaye mbere hakagira uzamura uyu nguyu bimuciyeho. Itegetse umuntu wese yahaye ku bintu bifatika kujya kugabanyirizaho nawe akaguhereza. Muri make ntiwongere no kubwira umuntu ngoma Imana igiye kubategeka kuguha. Urakoze cyane. Kabiri, Imana yambwiye ngo umuntu ugira icyo aguha wese ntazongera guhura n'intambara mu bye. N'urugero, nimba arimo amanuka asubira hasi, arahita ashyiramo intermediaire bisubire hejuru, kuko ari Imana igize ite ibitegetse. Ni Imana ibitegetse. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umuntu uri bugira umugisha Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubera ishatsi gukorana nawe byihuse, kuko mu Rwanda igiye kuhagukoresha, hari n'ahandi igiye gukohereza gukora vuba. Hanyuma rero yambwiye ngo irashaka gushyira agasopo ku minwa y'abantu bagushidikanyaho. Bazibe gake gasopo. Hanyuma rero Imana yambwiye ngo umuntu ufite amahirwe ni umuntu uri buterura ikintu kiremereye akakigutereka mu biganza. Uwo ngo nawe azaremera aho azatura. Nta kintu mfite hano ngo urabona ntangiye kuvuga ngo ndi gusenga Imana ngo nanjye igire ikintu kiremereye izampanze nkiguterekeho, kuko nanjye nzi ko ndi umunyamugisha, ariko silivupure Imana yambwiye ngo ishyaka ufite sinigeze nanarigira. Sinjya mbeshya, mvugisha ukuri, ishyaka ufite rya njyewe sinigeze ndigira. Zirarimbura ibiti n'amabuye. Ndi umuhanuzi nguhanuriye, wabitwara nabi wabitwara neza biragufata pe. Ibyo byo ntabwo mbishidikanyaho. Kandi jewe nta nubwo twajya muri ibi ngibi ngo hagira uza andase gake
ntagaruka undase ntabwo ngeza kuri kamera ndagushaka duhure mubwire ni guhera uyu munsi ndakwicaje ntuzongere guhaguruka nuhaguruka nzahita njya kwicara sinzongera kugaruka mu bantu cye nta mikino tujya tugirana sinjya ngira n'abazimu naheranye ndwana nabo imyaka 7 narakizwa niraho gake mubwire nticara ntuzongere guhaguruka hano nahava nzamenya ko ngewe ntagisenga hanyuma rero reka dushimira taje nibishaka komera Imana iri kumwe nta nubwo iri inyuma yawe ihagararanye nawe hari ukuntu Imana ijya inyuma yawe ariko ihagararanye nawe nagiye kubona mbona wagendanaga n'abamarayika 6 unyumve neza hanyuma ngiye kubona Imana irambwira ngo kubw'ishyaka ryinshi afite nongereye abamarayika bagendana nawe mbona yongeye abandi 6 bakubye 2 babiri irambwira ngo kandi niko nshyize imyambi irasa mu kanwa ke imyambi irasa hanyuma gabanya kurasa kuko wongera kurasa ntarara nukwenda kwinginze turabakozi b'Imana gabanya kurasa kuko yari umunsi mbihanuye wongera kurasa ntari burare Imana ibabumugisha murakoze reka dushimira abantu badukurikiye muri iki kiganiro kadusenge kandi dushime Imana ko yabanye natwe muri kino kiganiro nasenze dutangira nasenge dusohoza nta kibazo bari bavuze ngo tubahe nimero za telefone banashaka kuhamagara 0783 01002 0783 yego uri Imana y'ibihe bitabarika nta herezo uzagira uzamuri Imana mirere na mirere isi izasaza abantu tuzavaho ariko izina ryawe ryo rizahora ku misika y'imitima y'abakubonye Imana sengeye by'umwihariko umuntu wese ugifite inzara n'inyota byo gukurikira uyu mwami witwa Kristo uyu wahinduye ubuzima uyu wageze mu Rwanda rukamenya agaciro uyu wabonye dupfuye akatuhumekeramo tukaba bazima uyu waduteye ijeke tukaresha n'abandi uyu wadukuye inyuma y'imidugudu akatuzana mu bantu uyu nguyu wadukuyeho igisuzuguriro ushyirwe hejuru mwansi sengeye abasubiye inyuma ukuboko kwiza kw'Imana hari abafite ibikomere byo muri aya madini ariko ndasenze ngo umwuka wera abashikanuzeyo n'umuriro mwinshi cyane bongere muzura umwuka wera abarotaga imbwa zirirukankana izo nzozi ndazicyashye abarotaga basambana uwo mwuka ndawushenye abarotaga batoragura ibiceri uwo mwuka w'inyatsi ndawishe abarotaga inkoko zitoragura mu mirima yabo iyo nyatsi ndayivuna mu izina rya Yesu nyemerera Uwiteka umuntu wese ugitera igeri aza kugushaka nawe umusanganire wongere uhumurize imitima ndagushimiye rero mu izina rya Yesu none n'iteka ryose amen reka tubashimira abantu nimero yanjye ni 0788 0688 6 iyo ushobora byose nabaho umugisha Imana ishimwe cyane yabanye natwe kandi mukomeze kugira ibihe byiza.